Ubuse koko niriwe hano ngameze muri gondera imbwurubingo. Se abaje mu banyi dusanzwe tubafatana ku ngufu. Ako barabeshera umusa batinda batatinda uyu munsi narara na bomoye. Baraza ndajya y'ubumwe. Kibazo nuko ashobora kuza ibyana byishinda. Ako uyu munsi ngomba kubomora. Ihangane mbe negerejeho gake. Nubwo ndi kubona hano shamba najyo nubwo ndi kubona si hatari kabisa. Ako ndabafata. Kambe negereje. Ulishika moyo wangu na kunipa amani kwa kila kukumbatia wasiwasi wangu koma. Asante mtoto wangu kwa kunipenda kweli, kwa kusimama nami katika yote nifanyayo. Umva turahaje. Aho mwamujamani yageze. Umuntu nivyaga nanye kibitemenya ko muri abaga. Nindanye vyaga muri mwe. Ninde ndo. Umva se njya nkurabure man. Murawindi boro yaganje. Ahubwo wowe nakubwisha wacu kumurabura Rwanda tuzaragwamo wane none se nyine ibintu ndimo nkubwira n'iki ngiki bakaba ufite vyaga n'umuntu umwana nabyumvishe ibyo nibyo nyine we ibintu ndimo kubwira ndi kuvuga ntabwo ari gusa n'ubufi ibintu murimo ahubwo tujye gushira ibintu ahubwo se wamuca muri umva se muri kubonera ariko nyine akumva ewana kana kameze akababara nyina kambaze yengeye kugafata ku ngufu umva ahubwo tugende kumva byanatinze wana uniri waziri ambwa nazo nazitegereza iradage abantu b'amadage kuko imigambi yabo bipfuye ibintu bituzuye kuko nkabiriya buriya ngirana gahunda nabarago ako kankomeze mpfushe nakunda ariko undi munsi ushaka abantu nk'abakimati bafite gahunda bafite n'ibintu byapa kubyo bakitsa bakanyira naye ngahita nagira wavu akadage ndagasa se nkamwe kava mahanga oje emba none bazoji we umva kubwi jewe no naje niyemeje ibintu murambira gahunda ni yayindi buri wese azahana papari mwese mukwira imishwaro dukomeza tukareruka yako mana sha uyu munsi mani dufashe kandi ubu hafi no kuza umva je nakubwiye ngo udukingirizo naguze dupfuye ubusa nanjye nagasika mani twaranahenze wabibonye buri kugura bwayo kuri 200 uziko najyanye mani najyanye segisaba mu dutatu urumva ntago twapfa ubusa ntago twapfa ubusa umunsi tugomba kubomora ugashira wacu nitwe bavuze mani uyu munsi nditayari ngewe nditayari mashyiga ndikubona ahubwo ndikubona n'umukandara urogetse nk'ugiye kubikora basa ntajye ko nazanye ibintu binini bityo kuburyo bitarangwa ko wakibutse wewe umva ndadufite do muno hose ariko twuzuye siko rako bibyimye dudukingirizo twuzuye nanjye rero nibaza nukwita tubambara neza mani bari abakobwa ariko bafite yifeka none ndagaswe hari n'igifite nya kibonye do ugira gutya kikagira gutya genda fata kimbere ukumva akinyuma ugomba gufata kinyuma ukumva ahubwo se urafata kahemwe urafata kahemwe sibyo nsanzwe mbacomotse oya se kutubera inanga kakanya nawe ko uyu mukadage ndagaze utange ubujya agenda turagiye mana ubagiye kuturaburiza mbagiye mukuntu zete andaburiza kuri meri urumva kazahita burya ariko mani ngiye kamushonesheho neza urumva doranka harumva ko n'ibintu bimeze ibintu wakinwe ahubwo byatinze urukumva reka njye kureba meri ko yaba mubwire mwana urukumva amashami karatsiye uzabivuga ntago nabaraburiza mafi mwizera kubi uzarimire uzatuvemo gose reka mbaho pazo cukura wowe cika nari bisibyo ntabidashika nyine nari bicika twebwe tugiye kwikomereza umuhigo kandi uzatuvemo uri kubyumvira be nyamara ndikumva ibintu uhebe ubuzima bwawe se bro nyine wewe utega ngo bwire ubwo wemeye akimbe yewe se akimire ndakamanza ahubwo ndikumva byawe fo ndagakute we ibyo ndikumva byatinze wakire wallahi ndabona iyi bro ntabwo ndigogarana neza Amani. tukujwigiriza kagasita twagakorera iki buri Ngo ni mubyemeye. wabyemeye noneho ubwo abyemeye ku neza nyereka mugarika hariya hirya n'ubundi urimo satanisha ntabwo ari gushaka gafite brage
gahunda yo kubomora bira byana ukuntu turabibona none se ubu ngubu twanarabuje dore agasaka kumikarage umva ariko umva nibishake tugomba kubabomora ariko uko twose turabategera semana dukingiriza ko twaguze ubu twapfa ubusa twamenze ko batinze ahubwo se kari cyo kibazo mwana twicomo keretse tuzagaruka ejo kuko ndarana umucyo kungana gutyo aho semana ko zikinza inzira ko nzikunda kunyura ababera kandi bafite ibinyasha ese bagiye uyu munsi ejo nanyuze hano ngiye guhambura igikorwa gifite ibintu ndavuga tuko biri hari icyo nabonye ejo bundi nuko nta mugore mfite ibazafite umugore nk'abangira ari rimeze ndabona saa 11 zigeze mani kandi se itahire kwicomokere nabi tuzagaruka uso mushuko ufite gora kungura mwana yanjye niba ndi uburara urashaka n'igihe nugifata none se tubyo dute mani kwicomokere kuko ari bayiro saa 11 nizigeze saa 11 zageze mani dodo ugendere rwose nago twakomeza gutegereza bro reka tugere tuzagaruka ariko ndayemeze nawe nanjye muraje mushuko wadanye ahubwo se bashobora kongera nabi we Yampanga hari igende no Fata